Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money. Abantu baratunga, abantu baragwiza, abantu barahirwa, yewe abantu baratunga bagatunganirwa. Byarakunze, waratunze, umutungo warawubonye. Mu by'ukuri ni iby'ingenzi kandi ni byiza cyane, ni ibyo kwishimirwa. Ibi ni ibintu bitanu bishobora kugufasha rero kuba wakomeza kugira umutungo wawe ndetse ugakomeza kuwukomeraho, ndetse bikanagufasha kugira ngo utaba wasubira inyuma. Mu by'ukuri ibi bintu bitanu nubikora ngo bizagusubiza inyuma rwose, ariko nubyirinda mu by'ukuri nta kintu kizatuma udakomeza gutera imbere cyane. Muraho, turabashimiye mwe mudahwema kutwereka ko mudushyigikiye igihe cyose. Ndi Mr. Omar. Iki kiganiro kiribanda ku bintu bitanu abantu bafite amafaranga cyangwa se abantu batangiye kubona amafaranga bakunda gukora, kandi mu by'ukuri kikaba ari kimwe mu bintu bishobora kuba byabasubiza inyuma cyane, kandi icyo bagambiriye ari ugutera imbere no kuzamura umutungo wabo. Baragira bati uragowe wowe ufite amafaranga ariko ukaba utazi icyitwa teamwork. Teamwork mu kinyarwanda bisobanura nko gukorera hamwe cyangwa gukorera mu matsinda, gukorera mu ma ekipe. Ahangaha ni ugufata imbaraga zawe ukazunga n'iza bagenzi bawe, mugashyira hamwe kugira ngo murebe yuko hari aho mwava, hari n'aho mwagera. Ibi ngibi bishingira no kuri ya migani ya kinyarwanda ivuga iti ntawigira. Bishatse kuvuga ngo iyo ufatanyije n'abandi uko byagenda kose ushobora gutera imbere birenze uko wari umeze. Rero baravuga bati nudakora teamwork mu by'ukuri uri mu mage, ubutunzi bwawe buri kugana mu gihombo, kubera yuko n'ubundi mu busanzwe niyo waba ufite amafaranga ariko hari byinshi udashobora kuba wakikorera, ukenera bagenzi bawe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora cyangwa se ugomba kwirinda kugira ngo ukomeze inzira urimo y'ubutunzi, baragira bati uri mu marembera wowe warigwije ariko ukaba ukiri mu kigare. Ahangaha iyo tuvuze ikigare ni bya bindi mu by'ukuri umuntu akora akabikora atabiteguye, ugasanga ibyinshi ari kubikora kubera bagenzi be. Hari ibigare bijya gusambana, hari ibigare bijya mu nzoga, hari ibigare bijya mu bindi bintu mu by'ukuri bitandukanye na business. Ahangaha dushingira no ku mugani wo mu kinyarwanda bavuga ngo umwana uzaba umwami ntakina n'abandi, kandi bakaba bata umwana uzi ubwenge umusiga yinogereza. Bishatse kuvuga yuko ahangaha mu by'ukuri iyo ugendera mu kigare bigutwarira umwanya wo kuba wakora akazi kawe gashobora kuba kakwinjiriza. Rero bakatubwira bati ari mu mage wa wundi ushyira imbere ikigare kurusha uko yaba ari gukora business ye. Urumva rero yuko ibintu by'ikigare ari ibintu byo kwirinda kugira ngo ukomeze ugire icyo twakita improvement cyangwa se development mu byo uba uri gukora. Baragira bati gabanya. Ubwo iyo ni ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iravuga iti gabanya cyangwa unareke ahubwo bya burundu abo bakobwa muhuzwa n'amafaranga. Iyi ngingo ireba ba bantu yumva yuko iyo abonye amafaranga mu by'ukuri kugira ngo anezerwe agomba kuba ari kumwe n'umukobwa iruhande rwe kugera igihe bamutazira bya bindi njya numva ngo yabaye Abudumurasi. Ubanza uyu Abudumurasi yararikoroje koko, ni umuhanzi wabaye icyamamare mu bihe byashize mu gihugu cya Uganda. Aha rero nabo barakugira inama bavuga bati gabanya cyangwa se unareke bya burundu
ibintu byo kugendera mu bakobwa, ibi nabyo ni mu kigare ariko usanga byo nta nubwo twabyita ikigare, kuko kugendera mu bakobwa umuntu ashobora no kubikora wenyine atagenda nk'itsinda ry'abantu, atagira abamwoshya cyangwa atagira iki, ugasanga we niba abonye amafaranga we inzira ya mbere ni uguhita ajya mu kigare. Baragira bati stop, ati ibi bihagarike rwose, kubera yuko nta kintu bishobora kuzakugezaho niba ari ibyo wiberamo. Ati gabanya cyangwa se unareke burundu. Ikintu cya kane ugomba gukora kandi wakirengagiza mu by'ukuri kikagira effect ku butunzi bwawe cyangwa se no ku mafaranga yawe cyangwa se no ku nzira y'iterambere ryawe, baravuga bati planification. Gira gahunda n'imipango. Ati niba ufite ibyo ushaka gukora, niba ibyo ushaka kugeraho mu by'ukuri ari ibintu bitagutunguye, bigomba kuba ari ibintu byigiwe inyigo n'amafaranga ufite. Kandi kugira gahunda no kugira plani mu by'ukuri ni ibintu bireba buri muntu wese, kubera yuko dushingira no kuri ya mvugo yo mu Kinyarwanda bavuga ngo utazi yava ntamenya iyo ajya. Rero ntabwo ushobora gupuraninga ejo mu by'ukuri mu gihe na hano uno munsi uri utahazi. Rero bishatse kuvuga ngo kugira planification ni ibintu by'ingenzi cyane, bituma abantu baba abagwizatunga, tukabita abajejeta faranga. Iyo ngiyo yari ingingo ya kane. Ku ngingo ya gatanu ari nayo turi busorezeho, nicyo bita principles, kugira amahame. Umuntu muzima ufite ubwenge wikontorora mu by'ukuri, udakontororwa cyangwa ngo atekerezwe n'abandi bantu, agomba kuba afite amahame agenderaho. Rero bishingiye kuri business n'amafaranga, mu by'ukuri nta muntu ufite amafaranga cyangwa se uzobereye mu kuyashaka utagomba kuba afite icyitwa principles, utagomba kuba afite amahame amugenga, amahame agenga akazi ke, amahame agenderaho mu by'ukuri. Ahangaha tubyumve neza, amahame principles atandukanye n'icyo bita planification. Planification ni ugupanga ibikorwa byawe uko bizagenda ukabiha plan. Noneho principles ni amahame wowe ugapanga cyangwa se ugasetinga principles zawe mu by'ukuri udashobora kuba watandukira. Wenda nk'urugero, hari nk'umuntu ugira principles yo bita punctual, ugira ihame ryo kubahiriza igihe. Ahangaha urumva kubahiriza igihe ntabwo ari plan, ahubwo we aba yabishyize mu ihame, akavuga ati imvura yagwa haba hameze gute, ngomba kubahiriza igihe mu byo ngewe ndi gukora. Rero nawe ugomba kugira principles usetinga mu gihe uri gukora business yawe, mu gihe uri gukora ibintu byose uzi bishobora kuba byaguteza imbere. Mu by'ukuri kugira principles ni ibintu by'ingenzi, batwereka yuko iyo ubirengeje ingohe, iyo utabyitayeho, bishobora kuba byakafekta cyangwa se byagira ingaruka kuri business yawe. Rero guys, ibi byose tuba tuvuga ntago ari ukugira abo tugambira gutera ubwoba cyangwa se kugira abo tugambira kuba